niki twakora kugira ngo duhure n'abantu banyawo cyangwa se n'abafasha banyabo batazatubera imitwaro, kuko hari abo twita abafasha, hari abitwa abafasha kuko ari abagore, ariko mu by'ukuri mu miryango, mu myitwarire yabo no ku buzima bw'abagabo babo atari abafasha, ahubwo ari nk'imitwaro bikoreshwe. Tujya tugira ubwitonzi iyo turimo turambagiza ibindi bintu byo muri buno buzima. Nk'umuntu arimo ashaka ikibanza azubakamo, arimo ashaka inzu yo kugura cyangwa se imodoka, umuntu agira udukondisiyo twinshi agendera, ariko ntabwo tujya twita kuri izo kondisiyo iyo turimo tujya kurambagiza abagore tuzabana ubuzima bwacu bwose. Aho gusanga dukurwa n'ibintu umwanditsi yatubwiye bishukana kandi bishira. Igikundiro n'ubwiza. We washatse wagendeye kuki? Icyo wagendeyeho nicyo gitumye urushako rwawe rumeze gutyo. Zirikana aya magambo. Imigani 31 umurongo wa 30 aravuga ngo ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza n'ubusa, ariko umugore wubaha Uwiteka niwe uzashima. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana ho haravuga ngo igikundiro kirashukana uburanga bugashira, nyamara umugore wubaha Uhoraho niwe ukwiriye kuratwa. Amen. Haleluya. Tumaze iminsi turimo tuganira kuri yaba divorce, kwahukana n'ibindi nk'ibyo ngibyo byo nakubira mu kintu kimwe ari cyo kuba urushako rwanze. Ibi ngibi byo kuba urushako rwanze abantu bagatandukana cyangwa se bakahukana bakaba batandukanye byagaye gatoya cyangwa se bikanakomerezaho bagatana, biba bifite ahantu bituruka. Haleluya. N'imbuto z'igiti tugiye kurebera hamwe. Haleluya. Iyo umuntu abibye imbuto mbi asarura imbuto mbi n'ubundi, ariko iyo umuntu yitonze mwibi bakabiba imbuto nziza, ni lazima yuko agira gute asarura imbuto nziza. Haleluya. Ni gute rero umuntu yabiba imbuto nziza kugira ngo azasarure urugo rwiza, azabasha kubona umufasha cyangwa se umutware mwiza umukwiriye, bazabana udatandukana, kuko ariyo misiyo y'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Yuko Imana yaremye ababiri kugira ngo babe umwe kandi kugira ngo bagire gute babane akaramata. Haleluya. Uyu mwanditsi hano w'imigani atubwiye amakosa abiri abantu benshi bajye bakunda kugira gute gukora mwirambagiza, kuko burya urushako rwaba rwiza cyangwa se rubi ruba rwarahereye mwirambagiza byanze bikunze. Aho rero niho rupfira kandi ni naho rugira gute niho rukomerera. Abantu bubaka kuri izi mfatiro ebyiri imwanditsi yavuze arizo ubutoni cyangwa se igikundiro ndetse n'uburanga, babubakiye ku musenyi. Izi ngo byanze bikunze ziba zizagira gute, ziba zizabamo imidugararo kandi ziba zishobora kuzagira gute gusenyuka. Haleluya. Kubona umuntu ngo uramukunze umwiyumvishijemo, murahuye uramukunze umwiyumvishijemo bitewe n'uko umubonye, kuko byanze bikunze niho bituruka, kuko utaramubona utaramwiyumvamo, utaramukunda, utaragira ibyiyumviro umugiraho, kuko nyine utaramubona. Ujya kugira rero kumukunda, kubona yuko atonnye kuri wowe cyangwa se afite igikundiro mu maso yawe bitewe n'uko umubonye. Ni bwa buranga, kandi bwa buranga bugira gute bushira. Ubwo buranga bushira rero nibwo bugira gute, nibwo bwohereza umuntu kugukunda wa muntu nubwo atamuzi, atazi imico yiwe. Haleluya. Ibyo rero bikagira gute, bigatuma umuntu yubakira kuri urwo rufatiro rubi cyangwa se kuri ku musenyi, kubera yuko ayowe n'amarangamutima yiwe bitewe n'ibyo amaso yiwe agize gute abonye. Ibi ntabwo ari byiza, no kubakire kuri urufatiro, kuko byanze bikunze urugo rwawe ntabwo ruzaba mu munezero, ntabwo ruzaba ijuru ritoya. Niyo mpamvu ingo nyinshi bitari mu Rwanda gusa, bitari muri Afurika, bitari i Burundi, bitari ni Burayi gusa, ahubwo ku isi yose ingo zitari ijuru rito. Kandi ariko Imana yagize gute, yaremye abantu igira ngo umuryango ube nk'ijuru ritoya. Haleluya. None niki umuntu yakora kugira ngo agire urugo rwiza? Umugabo, umusore urambagiza, kuko ari twebwe tunatangiza iyo proje kenshi, nitwe dupropose abantu, nitwe tudatinga, hanyuma tugapropoza tumaze guhitamo. Niki twakora kugira ngo duhure n'abantu banyawo cyangwa se n'abafasha banyabo batazatubera imitwaro, kuko hari abo twita abafasha, hari abitwa abafasha kuko ari abagore, ariko mu by'ukuri
mu miryango, mu myitwarire yabo no ku buzima bw'abagabo babo atari abafasha, ahubwo ari nk'imitwaro bikoreshwe abo bagabo. Haleluya. Kugira ngo rero ubone umufasha wa nyawe, wa musore we urimo urambagiza, dore ibintu ukwiriye kugira gute, ukwiriye kwitaho. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko umufasha mwiza umuntu amuhabwa n'Uwiteka. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana rikatubwira yuko ngo ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, bakaba agize umugisha hawe n'Uwiteka. Rwa ngo umugore n'umugisha umuntu ahabwa n'Uwiteka. No kubyumva ijambo nanone rikatubwira ngo urugo n'amatungo cyangwa se ubutunzi, amazu n'ubukire n'ubundi butunzi, umuntu abiragwa n'ababyeyi. Ni mu Migani 19 umurongo wa 14. Ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi be, ariko umugore witonda amuhabwa n'Uwiteka. Dore hano ukwiriye gushakira umugore mwiza kandi umugore witonda w'imico myiza. Haleluya. Ni kuwiteka. Ntabwo mbwiye ngo ugende usenge gusa, nubwo nabyo bikoze byaba ari byiza. Haleluya. Ariko mu gihe urambagiza nicyo ushyira imbere, nuko umuntu asa, n'ibyiyumviro wamugizeho ukimubona, cyangwa se ugenda umugiraho uko ugenda utindana nawe, cyangwa ni imico myiza. Umwanditsi w'imigani hano kuri 31 aho twasomye ku murongo wa 10 ni naho aya magambo yatangiriye. Hafite umutwe w'amagambo uvuga ngo ishimwe ry'umugore ufite umutima. Ngira ngo twageze ara ku murongo wa 30 tubona yuko umugore wubaha Uwiteka ari uzagira gute, uzashima. Ariko ku murongo wa 10 yatangiye yibaza ati umugore w'imico myiza ninde wamubona? Nuko ngo kiriya gisubizo yatanze hariya hepfo ni igisubizo gihuje n'ikibazo yari yabajije. Umugore mwiza, umugore w'imico myiza ninde wamubona? Be yaho ikavuga ngo arusha cyane rwose Marijane igiciro, ntabwo apfa kuboneka. Ntugire ngo n'uwo uzabona wese ngo wumve yuko ari mwiza, ntugire ngo bariya bose ubona ukumvura bakunze bose ni beza. Ngo umugore w'imico myiza, umugore wubaha Uwiteka, wa wundi uzashimwa n'abantu n'Imana, ngo arusha igiciro Marijane. Marijane ni ibuye ry'agaciro, hano mu Rwanda ntabwo ngira ngo turigira. Ngo arusha igiciro Marijane. Haleluya. Uyu mugore rero kugira ngo umubone bigusaba kwitonda, bigusaba kurambagiza. Usari abantu tujya tugira ubwitonzi iyo turimo turambagiza ibindi bintu byo muri buno buzima. Nk'umuntu arimo ashaka ikibanza azubakamo, arimo ashaka inzu yo kugura cyangwa se imodoka, umuntu agira udukondisiyo twinshi agendera. Akavuga ati ndashaka ikibanza gikora ku muhanda, hafi aho ngo hanyura itiyo y'amazi ku buryo ntazagorwa no gukura amazi, ikibanza kidahanamye kitazangora mu isiza. Haleluya. Niba ari ikibanza cy'ubucuruzi akaba ati kikaba kiri hafi y'isantere y'ubucuruzi, ahantu nzubaka amazi agahita agera gute akabona abantu. Umuntu yajya kurambagiza inzu yo kubamo, akaba ati nshaka inzu y'ibyumba ibingibi na saro na saramanje irimo n'amatuwareta ya naya. Haleluya. Ariko ntabwo tujya twita kuri izo kondisiyo iyo turimo tujya kurambagiza abagore tuzabana ubuzima bwacu bwose, aho gusanga dukurwa n'ibintu umwanditsi yatubwiye bishukana kandi bishira. Igikundiro n'ubwiza. We washatse wagendeye kuki? Icyo wagendeyeho nicyo gitumye urushako rwawe rumeze gutyo. Haleluya. Nicyo gitumye urushako rwawe rumeze gutyo. Mbese uko urwo rushako rwawe rumeze, n'imbuto zameze ku giti cyo kurambagiza kwawe, ni ibiki washingiye urambagiza? Uwo musaruro rero wabonye uhanye n'ibyo washingiyeho urambagiza. Haleluya. Hari benshi barambagiza bati ndashaka umwana wo mu gipangu tutazagorwa n'ubuzima. Nibyo uzamubona, ntuzagorwa n'ubuzima, ntuzaburara, ntuzagira iki, ariko nta mico myiza uzamubonaho. Nagusuzugura ukamubwira ikintu kumva ntabyumva, ukamubwira ngo sasuka ukabona ntabikozwa, ukamubwira ibintu wowe ushaka ko agufasha ko ari umufasha wawe ukabona ntabyitayeho arikorera ibyiwe, ntuzabimubaze, ntuzanabibaze Imana, kuko wowe wagiye ukurikiye ubutunzi. Nuburara uzabaza Imana ati Imana nashatse umugore wo mu mafaranga none dore turaburaye. Ariko niba waragiye ukurikiye ibyo ngibyo ukaba urimo kwifuza yuko yakabaye afite imico myiza kandi utarayitayeho mu gihe warambagizaga, ibyo ntukabibaze Imana. Amakosa naya nawe wa mukobwa, amakosa naya
niba warakunze umugabo kubera yuko akora hana, afite imodoka, afite ama etaje abamo cyangwa se ubucuruzi bukomeye akora, ingeso ziwe nizikunanira ntuzabwire Imana ngo nashatse umugabo none ingeso ziwe zirananiye, kuko ntabwo wabyitayeho mu gihe mwadetingaga, mu gihe mwateretanaga. Witaye ku byo washakaga, kandi ibyo washakaga birahari, ariko iby'ibanze byubaka urugo nta bihari. Ntabwo ibintu ari byo byubaka urugo. Haleluya. Ntabwo ibintu ari byo bizaguha umugore mwiza, umufasha mwiza wa mugabo. Umushakira he? Uramushakira muri boîte, uramushakira he? Urimo uramushakira he? Umuntu Imana yaguha urabona yaba aturutse he mwiza? Mu guhitamo kwawe aho urambagiriza nabyo bigira iki? Bigira valeur, kuko burya Imana ntabwo ijya ivogera amahitamo y'umuntu. Bigira valeur. Nujya kurambagiriza mu kabari, nujya kurambagiriza mu ahantu hose wiboneye ko ati ndashaka umugore, cy'ingenzi ni umugore, ugakururwa na bwa bwiza n'igikundiro, ukamona ukabona mukunze, uzabona nyine uwo nguwo, uzabona uwo nguwo uhwanye naho warambagirije. Nubwo aho urambagirije nabyo ari ikintu cy'ingenzi, ariko naho urambagiza uri we ni ikintu cy'ingenzi imbere y'Uwiteka, kuko ijambo ry'Imana ritubwiye ko Imana ijya kuremera Adamu umufasha, yaravuze ngo reka muremere umufasha ugize gute? Umufasha umukwiriye. Itangiriro 2:18. Kandi Uwiteka Imana ivuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ukomeje hepfo, Imana ngo yakoze mu rubavu rwa Adamu ikuramo Eva, imuremeramo umufasha. Nuko ngo Eva yararemwe muri DNA ya Adamu. Aho muri wowe rero, muri yo kamere yawe, muri ukumeze, apana ko yigaragaza imbere y'abantu, kwa kundi wowe wiyizi umeze, niho Imana igukuriramo umufasha ugeze gute? Ugukwiriye. Ngo nawe ugomba kwita ku ngeso zawe, ugomba kwita kuri we, kugira ngo Imana iguhigire gute? Iguhe ibigukwiriye byiza. Kuko niba uri mwiza izaguha ibigukwiriye byiza, kandi niba uri mubi izaguha ibigukwiriye bibi, kuko Imana igororera umuntu ibikwiranye n'ibyo yakoze. Niko ijambo ry'Imana ritubwira no mu byahishuwe. Yesu Kristo yavuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Imana rero ntabwo ijya yitura umuntu ibyo atakoze, ahubwo umuntu wese imugira gute? Imugororera bihwanye n'ibyo yagize gute? N'ibyo yakoze, cyangwa se n'uwo ari we. Icyo nacyo ugomba kucyitaho mu gihe uri murambagiza. Urinde wowe uri murambagiza, wowe wifuza ibyiza, wifuza umugore mwiza w'imico myiza, wowe ufite iyihe mico? Wowe wifuza umugore witonda, wowe ufite ubuhe bwitonzi? Wowe wifuza umugore wirinze, warinze ubwari bwiwe, wowe ubusore bwawe waburinze gute? Icyo nacyo ugomba kugira gute? Ugomba kucyitaho. Haleluya. Soza reka dusome mu Migani, ngo mu Migani hano 24:3 haravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo, ngo kandi rukomezwa no kujijuka. Haleluya. Ubwo bwenge ni ubuhe? Yobu 28:28 haravuga ngo maze ibwira umuntu uti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubushize nababwiye yuko umuntu utandukanye usenya urugo rwe aba yishe isezerano ry'Imana. Ikintu gituma umuntu akwihanganira, cyatuma umugore wawe akwihanganira, cyangwa se kigatuma nawe wihanganira umugore, ni ukubaha Imana gusa. Naho impamvu, Abanyarwanda baravuze ngo impamvu ingana ururo, impamvu yo gutana, impamvu yo gusenya, ntabwo ari uko umuntu wamufasha asambana, ntabwo ari uko yagize gute ahubwo impamvu inganuru akana kari ko kose gashobora gutuma usenya. Nuko ngo urugo rushoborwa n'umuntu wihangana. Umuntu wubaha Imana niwe muntu wenyine wihangana. Twese turi abantu dushobora gukosa, kuko turi abantu. Kugira ngo wubake urugo rwawe ugomba kugwiza kwihangana. Kandi uko kwihangana wa mugabo uri murambagiza, umukobwa ugufite cyangwa se uzakugumana no mu bugore bwe, ni umukobwa wubaha Uwiteka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ubutoni burashukana kandi uburanga bwiza ni ubusa, ngo ariko umugore wubaha Uwiteka niwe uzashimwa. Kuko mu kubaha Uwiteka turihangana, mu kubaha Uwiteka
tubasha kwihanganira bagenzi bacu bagize gute, baducumuyeho, ndetse tukanabababarira. Haleluya. Niba rero uzi kuri umuntu ukaba bishoboka yuko uzakosa mu rugo rwawe, umuntu muzagumana, umuntu uzakwihanganira, ni umuntu umwe. N'uyu nguyu umwanditsi w'imigani 31 yatubwiye ku murongo wa 30 ngo ahubwo umugore wubaha Uwiteka niwe uzashima, umugore wubaha Uwiteka niwe ukeneye, umukobwa wubaha Uwiteka niwe uzakuviramo umugore mwiza, muzubakana urugo rugakomera. Kandi nawe ugomba kugira gute? Ugomba kugira uko kubaha Uwiteka kugira ngo Imana iguhuze n'uwo wubaha Uwiteka, kuko twabonye yuko ibyiza bikwiriye abeza. Abubaha Uwiteka bakwiriye abandi bubaha Uwiteka, kuko nabo nibo basaba bati Imana uzampe umugabo wubaha Uwiteka, umusore nawe agasaba ati Imana uzampe umugore wubaha Uwiteka. Abo rero nibizahuza kuko wubaha Uwiteka. Haleluya. Shalom shalom.